Iyi mbeho idasanzwe hano Vancouver tuzindukiye muri job fair ahantu habereye mu bitwa ry'akazi kugira ngo tubereke uko mwabona akazi muri Canada niba mukifuza. Ikaze kuri channel mukomeze murebe. Abenshi rero muribaza muti ese iyo ngeze muri Canada cyangwa niba nifuza kuza muri Canada ni gute nabona akazi? Murabona utuntu tw'abantu hano ndi muri community center. Community center niho habera utuntu n'utundi nyine tw'imiryango family nanjye abana banjye bari batatwazaga hano ni byiza. Those are a lot of strollers. So mutese nabigenza nte gushaka akazi ubu nkaba naje mu kintu twita job fair imurikwa ry'akazi. Canada ntago byoroshye muri no minsi kubona akazi ni ibintu bihambaye. So hari gusaba akazi online nkuko byakorwa ahantu hose mu isi ndetse no mu Rwanda, cyangwa mukaza muri job fair ahantu habera imurikwa ry'akazi. Nako nakera azigaranya mpagere ndebe nimemera ko twa kamera ndoba nta kibazo ndaberekamo imbere. Ubwo nubwo buryo mwabonamo akazi. Ikiza cyo kujya muri job fair imurikwa ry'akazi nuko haba hari abatanga bikorwa benshi, a lot of employers. Abatanga akazi ni benshi. Hari igihe Kinyarwanda cyanjye nanjye ngishaka. So baba hari benshi bari hamwe ugasanga rero biroroshye kuko ugenda ubona umwe ukabona undi ukabona undi. Nicyo kintu cyiza cyo kuza muri job fair kuko uraniyerekana. Ntabwo waje gushaka akazi ngewe ariko kuko ndikorera mfite company yanjye yitwa Terrific, ariko nazo rikamagere nanjye ndebe ukuntu byifashe ariko none mbatembereze. Ubwo rero turatangiye, gahunda ni saa 4 ntimujye mukererwa. Ubu ni saa 3:50 niba ntibeshye, biratangira saa 4. Urabona ko tuba hageze kare. Dukomeze rero. Ubu hano turarindiriye, turi ku murongo nyuma yo gukora registration. Murabona ko abantu bazindutse mu murongo amaze kuishi uko mubibona abantu bose bashaka akazi. Ubwo hari bose nyinshi zitandukanye ndetse n'amashuri yaje gushaka abanyeshuri. Hano ikintu nahabonye ino job fair yari y'abantu basase muri Canada bifuza kubona akazi. Iyo n'akazi ukabuze dore baguha bombo nyine kugira ngo uhave wenda wishimye. Ntabwo biba byoroshye, abantu benshi bifuza kuganiriza nyine n'abo bantu kuri booth. Hano batanga organs, nabuze nkerekana mu mafoto rembereke. Yes, gutanga organ donors. Hano rero hari n'abasirikare baje gushaka abantu nuko byari bimeze. Yes, nkuko mubibona ntago biba byoroshye, haba hari abantu benshi nagiye mbereka utuvideo duto n'utundi. Haba hari abantu benshi baje gushaka akazi cyane muri kino gihe. Ubwo ugenda wegera ahari booth ahantu barimo gushakisha nyine abakozi cyangwa barimo kwamamaza ibyabo. Hanyuma nyine ukabaza niba bazanye na resume yawe, byaba ari ibintu byiza. Iri muri ryateguwe na bitwa bande PICS. Yes, ikintu kiza kiri muri kandi uko ryateguriwe abashyashya, the newcomers baje muri Canada. Cyo kintu mbona ari cyiza. Ubwo niba uri mushyashya muri Canada uje ushaka abantu nk'aba ngaba, PCIS free support, barakubwira ngo ni free support to live and work in BC. Ni uri mushyashya ubwo wagenda ukabashaka. Ahubwo largest non-profit serving na South Asia. Uzi ko twaje ahantu hatari twebwe do. Kino njya mbwira abanyarwanda nuko n'abanyafrika muri rusange tugomba gushaka ukuntu twasha imbaraga hamwe. Urabona nk'ino iri muri ryagenewe South Asian community, ntabwo ryagenewe abanyafrika ariko ni mu mbazi. Anyway, ubwo tuba twize ikintu, ubwo tuba tumenye ikintu. Barabona ku kamera, tuba twize ikintu, baramo gufata kamera hariya. Ariko hari abantu benshi uko mubibona ni benshi ku kamera hano hantu, ndetse hari n'abantu bari muri Navy abashaka kujya mu gisirikare.
kuko barambivuga networking ni ikintu cyiza, ni ikintu ugomba namwe kuza gushyiramo imbaraga, mukagenda mukemekanyisha mukagaragara cyangwa mukajya kuri LinkedIn. Ubwo ino video yari igamije kunyine kubereka ukuntu babona akazi, waza muri job fair ukigaragaza, ugatanga resume, ubwo nawe uba wayiteguye neza. Ikintu nakubwira, niba ugeze ahantu kuri booth, nyine hari ameza, hari company irimo nyine kuvuga ibyayo, ni uguhita wivuga ukavuga uti nitwa, ugomba iyo first impression ugomba guhita uyitanga ukihagera. Ntagomba kugira isoni nicyo kiba cyakuzanye, ntagomba kujya ukubita hirya no hino. Nitwa kandi ndifuza iki, murimo gutanga akazi, yego hoya, murimo gutanga akazi mu yihe department. Ugomba guhita ubaza ako kanya, kuko akenshi ntabwo ugira ngo umwanya ubaza amagambo menshi. Hari igihe niba ngewe nifuza akazi muri finance cyangwa muri administration, I think ugomba gukoresha umwanya wawe neza, ugahita ubaza akazi barimo gutanga n'ahantu batanga application, niba koko bafite akazi bifuza. Ntabwo ari ngombwa ko uta umwanya. Ubwo byari byiza, mwakoze gukurikira. Ubwo tuzongera ubutaha, kandi mukore subscribe, munkurikire no channel ikure, twaba benshi kuko haba hari ibintu byinshi biri imbere nzabagezaho. Murakoze, naho utaha.